Bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Yemaze iminsi mikeya ngarutse hano mu buzima bwa paruwasi, kandi ndongera kubashimira ubuzima twabayemo mu gihe gitoya namaze mu Rwanda. Navuyeyo mwese nabashimye, kandi nongera kubashishikariza rwose kugira ngo dukomeze duhurire kuri wa mugambi wo kubaka umuryango no gukunda Imana. Ntabwo nabashije gusura abantu, ariko ndateganya yuko mu minsi iza, mu myaka iza, tuzongera tugahura, nkagira n'igihe gihagije kugira ngo mbashe kugera kuri benshi mu miryango yabo, mu ngo zabo, kugira ngo tubashe gukomeza nyine tuganire kandi dukure mu bijyanye n'impano shingiro y'umuryango, kandi tubashe nyine kugira icyo tugeraho dufatanyije muri uru rugendo rugana Imana. Ndongera kubashimira rero mbikuye ku mutima, kubera ukuntu mwitabira iby'umuryango, kubera ukuntu mwanyakiriye, kubera ibyo twabashije kuganira abo byashobotse, inama nkuru y'umuryango n'inama zizagenda zivuka mu byiciro za fraternite, ubuvandimwe buzavuka mu maparuwase. Ibyo byose ni ibintu tuzagenda twunguranaho ibitekerezo, kandi ndizera yuko tuzakomera bikagera naho bitugeza nyine mu rugendo rwacu. Twumve yuko idufashijwe na Roho Mutagatifu duhamagariwe kwera imbuto, kugira ngo nabo Imana idutumaho koko tubagirira akamaro binyuze nyine mu gushaka kw'Imana. Amasomo y'uyu munsi rero arongera kudushishikariza ku bijyanye no gusenga tutarambirwa. Yezu ubwe yabivuze mu Ivanjiri, turaza kubibona, ariko reka tugende buke buke nyine dukurikiranya amasomo y'uyu munsi, uko Imana Kiliziya yagiye iyaduha. Mu isomo rya mbere rero twabonye Musa asenga cyane kugira ngo umuryango yarayoboye ubashe gutsinda urugamba rwari rwashozwe na Amalek, hari kumwe nyine n'ingabo ze. Ariko twabonye yuko hari abagiye ku rugamba, hanyuma Musa na bariya bagabo babiri bari bamuherekeje bajya ku musozi, bajya kwambaza Imana basenga. Iriya shusho ya Musa usenga bamufashe amaboko yamanuka bagatsindwa, yakongera akayazamura bakongera bagatsinda, ni ishusho birumvikana. Ntabwo twebwe dusenga kuko turi mu bibazo runaka, ahubwo igihe cyose dusenga Imana. Kandi gusenga Imana hari byinshi bitwungura, hari byinshi bitugezaho, kuko nk'uko nkuze kubivuga, ntabwo gusenga ari ukuvuga amasengesho, ahubwo gusenga ni ukuganira n'Imana, haba mu byago haba mu byishimo. Igihe cyose tukaganira n'Imana kuko ni umubyeyi wacu. Kandi rero tukibuka yuko burya umukirisitu wese aba afite intambara arwana. Ntabwo burya hari igihe usanga twatsinzwe kubera ibibazo runaka, ariko iyo ntambara tuyirwanye mu isengesho, tuba tuzi neza yuko urwana kandi agatsinda ntabwo ari twe, ahubwo ni Imana irwana muri twe, kandi yarwana nyine igatsinda, ikaduha n'imbaraga nyine zo gutsinda muri yo, tubifashijwemo na roho wayo. Murabona rero ko ni ibintu bitureba cyane. Hari urugamba rwa gikristo turwana. Umuntu w'Imana agomba kurwana ubutarambirwa, nka kuriya Musa yarwanishije isengesho, natwe turwanisha isengesho. Turirwanishe, dutege amaboko tuyategera Imana, tutege ibiganza Imana ishyiremo ibyo yaduteganyirije, kuko urwo rugamba iyo twasenze twaganiriye n'Imana, urugamba turwana n'ab'isi n'iby'isi, ntabwo ari twebwe tururwana, ahubwo ni Imana nyine iruturwanira. kandi iyo tuzi neza ko Imana iturwanirira, Imana iri ku gice cyacu, tuba tuzi neza yuko urwo rugamba nyine turutsinda byanze bikunze. Ikindi rero twigira mu isomo rya mbere, nuko burya
iyo umuntu ashatse kwirwanirira ku bwe, ubwo ni amaboko ya Musa yamanutse, urugamba ararutsinda. Tureke Imana iba ariyo iturwanirira. Imana iba ariyo iturwanirira, tuyishyire mu mutima wacu, tuyereke urugamba. Ni ingamba nyinshi dushobora turwana, ariko tureke Imana iba ariyo izirwana, kuko nitumanura amaboko tuzi ko twakwirwanirira, cyangwa kubera kunanirwa, kubera ingorane runaka, tukumva yuko kuganira n'Imana bitakitureba, urwo rugamba tuzarutsindwa. Twumve rero ko gusenga igihe cyose, twereka Imana urugamba rwacu, ibyo tugomba kurwana nabyo, hanyuma tukumva yuko nta na rimwe dushobora kumva yuko twirwanirira, kuko Imana iba turi bugufi, kandi Imana niyo irwana urugamba urwo ari rwo rwose turwana narwo, kandi iyo Imana irugiyemo turatsinda. Mu isomo rya kabiri rero twabonye Pawulo mutagatifu ashishikariza umuhungu we Timote kwibanda ku byo yigishije kandi yemera ashimitse. Hari ibyo twigishwa muri uyu muryango kwa Padiri Mauri, hari ibyo twigishwa no muri Kiliziya muri rusange. Ibyo byose tubyizirikeho, kandi twabyigishijwe kugira ngo bitugirire akamaro. Kandi rero kugira ngo ibyo ngibyo bigire umumaro ugaragara, ni uko bigomba gushingira mu ijambo ry'Imana. Twabonye yuko Pawulo mutagatifu yavuga ijambo ry'Imana ririgisha, ijambo ry'Imana riracyaha, ijambo ry'Imana ndetse rimwe na rimwe hari igihe ritubwira n'ibizaza, kuko iyo twabyinjiyemo koko n'umutima wacu wose. Maze rero kubera izo nyigisho twahawe kwa Padiri Mauri n'ahandi, zigakomeza ukwemera kwacu, dufite ububasha bwo kwigisha abandi, kubahugura, kubacyaha, ndetse no kubaha amabwiriza y'ibyo bintu twemera, kandi tukabyemera n'umutima wacu wose. Rero bavandimwe, twumva yuko ayo magambo ari twebwe abwirwa. Tureke ijambo ry'Imana rituyobore, kandi koko kubera ko ryatuwe na Roho w'Imana, tukaba turi kumwe, dushobora no guhugura abandi duhereye nyine ku ijambo ry'Imana, duhereye no ku bunararibonye dukura muri iryo jambo ry'Imana. Ntihagire uvuga ngo kwigisha ni iby'abapadiri, ni iby'abihaye Imana, twese dushobora kwigisha, cyane cyane tukigisha dutanga urugero rwiza rugaragazwa n'uko ibyo twigishijwe birebana n'Imana, birebana n'umuryango, tubishyizeho umutima, kandi tubihagazemo, kuko tubihagazeho n'amaguru yombi. Kandi umutima wacu ugira ibyishimo kubera nyine ayo mahame twigishijwe. Maze rero bavandimwe, dukomeze natwe twumve ko dufite ubwo butumwa bwo kwigisha cyane cyane bivuye mu buzima bwacu, bwigaragaza koko nk'abantu bigishijwe, kandi nk'abantu ko bashinze ibirenge mu ijambo ry'Imana. Ivanjiri nayo yatubwiye ibijya gusa nabyo. Ni Yezu yatubwiye ibirebana no gusenga igihe cyose tutarambirwa. Yabacira uriya mugani, uriya mupfakazi dusanzwe tuzi, wagiye akajya gusaba uriya mucamanza utaratinyaga Imana, ntatinye n'abantu, ariko kubera ko yakomeje kugenda akamuhatiriza, yageze aho reka muhe uriya mucamanza nyine, yageze aravuga ati reka uyu mukecuru muhe ibyo ashaka, areke gukomeza kumvuza hindura. Ariko Yezu yatubwiye ati twebwe kubera ko twatowe n'Imana, turabatowe n'Imana, ntabwo Imana yacu yatuma dutegereza kugeza kariya kageni. Oya, Imana yacu kubera ko turabatowe nayo iradusubiza ako kanya. Kandi rero ibyiza twongera kubwirwa n'iyi vanjiri, nuko Imana yacu ntabwo tuyisenga kubera ko hari ibyo tuyisaba. Tuyisenga kubera ko tuzi ko ari umubyeyi wacu, tuganira nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we. Ubundi iyo tuzi neza yuko Imana yacu izi umutima wacu, izi n'ibyo dukeneye, niyo tutayibisaba, iyo ibibizi, kandi niyo itanabiduha, nuko niyo itanaduha ibyo tuyisabye, nuko ibizi ko
bitatugirira akamaro mu rugendo rwacu, kandi bitadufasha gukura mu rugendo rwacu rw'ukwemera. Yesu rero yarangije ivanjiri uyu munsi avuga ati, ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga ukwemera hano ku isi? Ni nkaho yatubwiye ati, ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga koko hari abantu basenga batavuga amasengesho, basenga baganira n'Imana, baganira nayo kubera ko ari umubyeyi wabo, atari uko ari ibintu runaka bashaka kuyisaba. Twibaze rero, ni n'umukoro dusigaranye. Umwana w'umuntu nagaruka azasanga koko dufite uko kwemera, dufite izo mbaraga, dufite ubwo bushake bwo gusenga tutarambirwa. Tubyibaze twese kandi dufatanye kugira ngo twese tubigereho, isengesho ritwubake, riduhindure, kandi koko dusenga Imana atari uko tuyisaba ibintu runaka, ahubwo tuyisenge kuko twayigarukiye nk'umubyeyi wacu dushaka kuganira nawe. Ubwo rero urugamba rurakomeje, urugamba turwanisha isengesho, twese duteze amaboko nka Musa tuyategeye Imana, kandi tuzi neza yuko Imana yacu itwumva, ntihazagenda nimwe uburyo dushaka kwirwanirira, kandi ibyiza imbaraga dukura mu ijambo ry'Imana ribera inyigisho abandi, atari mu magambo, ahubwo ari mu ngiro, mu byo dukora bibera abandi isomo, bikanababera n'urumuri ruganisha ku Mana. Hanyuma twumve ko turi abatowe n'Imana. Imana yacu ntiyatuma dutegereza cyane, ahubwo ihita idusubiza, kandi nitadusubiza ako kanya tuba tuzi neza ko igihe isubirije idusubiza rwose nta gutinda, kandi ikadusubiza iduha ibyo tuyisabye, bitwubaka, bidukomeza mu rugendo rwacu. Maze rero nk'uko bisanzwe mugende muri mu masomo y'iki cyumweru, isomo rya mbere, isomo rya kabiri, ariko cyane cyane dutinde ku ivanjiri nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 18 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 8. Duhurire muri aya masomo yose. Ijambo ry'Imana ryo rituma twubaka bwa buvandimwe twahoze tuvuga, kandi koko niduhurira muri aya masomo bidutera imbaraga zo kujya mbere muri uyu muryango no kuwukunda, ndetse no gukunda Imana, cyane cyane no gukundana hagati yacu. Ushobora byose rero nabaha umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, ndabakunda, kandi dukomeze tugendane koko nk'abavandimwe batowe n'Imana, kugira ngo tuganire nayo nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we. Icyumweru cyiza rero bavandimwe, kandi mukomere.